Imana nishimwe ndabaramukije aho muri atandukanye. Uyu ni umunsi mwiza kandi Imana duhaye. Turi kuwa kane ni tariki 24 z'ukwezi kwa kane 2025. Rero Imana ishimwe, haleluya. Hanyuma uyu munsi rero wo kuwa kane ni umunsi wacu wa commanding your day, ni wa 35 wa commanding your day. Rero Imana ishimwe. Hanyuma uyu munsi turasoma hano muri Zaburi, ni Zaburi ni ibice 105 umurongo wa 42 na 43. Reka dusomere avuga ngo ati kuko ati yibutse ijambo rye ryera ati na Abrahamu umugaragu we 42 na 3 akambwira ngo akurayo ubwoko bwe ati bwishimye, intore ze azikurayo ziririmba. Amen, haleluya. Kamubwire ngiri sengesho Uwiteka akubwiye muri kino gitondo, arakubwiye ngo Uwiteka yibutse isezerano n'ijambo yagiranye nawe. Arakubwiye ngo agukuye mu mwenyo y'abasetsi, agukuye mu bikomeye, wishimye mu izina rya Yesu. Niki kikugoye, niki kikuremerereye? Arakubwiye ngo humura, icyo ngicyo agikuyeho, agikubise hasi, icyari kigwagurukiye mu izina rya Yesu. Umurongo wa 43 harambwira ngo akurayo 43 akurayo ubwoko bwishimye, intore ze azikurayo ziririmba. Reka nkubwire agukuye mu rwobo, agukuye mu menyo y'abasetsi, agukuye mu bari baguhagurukiye. Uyu mwanya urishimye, uranezerewe, nawe ushima, nezerwa muri byose. Imana kugira neza, ndagukunda cyane. Amen.